ya mambo vipi for Red Entertainment. Namubonye uburyo yinjira ariko. Ya. Yo, Kigali Knockout Collection. Imwe ya mbere twarabyinataga. Uyu munsi twabazaniye collection zenke. Iyi filime wayikunze ushobora kuyisanga kuri Kwizera Films cyangwa se Kwetu TV. You not withstand the storm. Na mpamvu yo guhagarara ngo duhagarare nk'abaswa cyangwa abashenzi. Tugomba guhagarara tugashinga imizi bya nyabyo. Maze ibyo twabuze bikatugarukira. Tangiranye amagambo hano Kwizera Saidi Filimu. Ya. Barakwereka umurwa mwiza, umurwa wuje ubwiza, ubwuzu n'amabengeza. Kigali executive producer Eric Niyonsenga. Dore Kigali uburyo itatse zahabu na diamnd. Dore ikirere kitagira uko gisa. As producer Ready Marketing Entertainment. Ariko ubwo mazina murayabona. Executive producer AS producer CHI THAI RWA China Thailand Rwanda. Abakunzi ba CHI THAI RWA cyangwa se Kigali Knockout b'abarundi, abagande n'abakongomani n'abatanzania n'abanyakenya kabagire honda bakabatuye. Marketing once again gutuma kabageraho ndetse Fred cyamamare na Fred Entertainment ndetse akagashakira n'amasoko. Abashoramari mutaramamaza mucyumvira ijwi utegereje iki? Producer uwo Kwizera Saidi. Uyu munsi director ninde, right, umwanditsi ninde? Nanone Kwizera Saidi yakoze byinshi. Yaraproducinze, aradirectinga, aranandika. Martial arts director wayo ninde? Wewe mirwanire ninde? Ndetse n'amashusho Eric Mushimimana yakoze uko ashoboye. Makeup ninde? Harerimana Asumani. Wewe imirwanire ndetse n'amashusho neza ni Kagambage mu yandi mazina. Umwanditsi akaba Kwizera Saidi nanone. Fred cyamamare mwamenye ibyo akora. Marketing, ni presenter, camera operator ninde? Mubingu. Bashimira cyane Fred Entertainment EFE company. Babekera za kiki n'ibiki iyi teye ubwoba. Starling byamamare birimo ni byinshi. Kibihira muzi nka Big M yagarutse kuri incuro arabishye. Kagambage ni umukinnyi w'imena. Ya, kana n'abakinnyi abazo n'abakinnyi ni nyinshi. Ya, Big Chris nawe n'umwe bakinnyi b'imena. Max nawe n'umwe mu bakinnyi. Ya, wararebye Kigali Knockout uzambere ukemera mu mbere ndombe. Nawe n'umwe mu bakinnyi. Ayo mazina nayo abakinnyi. Selemani ni umukinnyi. Udacikwa ni Eminuko. Abo bose n'abakinnyi. Kauma Njungu nawe umwe mu bakinnyi. Kigali Knockout mu muriro. Biraka kumye ko film iratwika, iragurumana. Episode 1 igice cya mbere. Nyiri kuvuga wumva already icyamamare ya na company yanaje mu Fred Entertainment. Ati kuva mwaka w'igihumbi 1973 kujya mu 2013 inyobwa ry'ibyo bwenge byariyongereye cyane ku kigero cya 40%. By'umwihariko mu Rwanda urubyiruko rwaho bari rwarabyibase bwo rwabyinjemo cyane. Bamwe bareka amasomo yabo bajya mu mirimo y'imbaraga bakira abana, abandi bajya mu bunuza mu busambanyi. Muri iyi minsi ubutuvugana leta yaragurutse avuga ati nakundi bagomba gushyira amarushanwa y'imirwanire kugira ngo bahagarike urwo konsomwa y'ibyo bwenge biri mu rubyiruko. Amarushanwa rero nuko yaje gushyirwaho, ashyirwaho n'abaretired dealers, abanyweye ibyo bwenge ariko baje kubihagarika. Ariko nanone muri uko gutegura amarushanwa mbere kwari kugira ngo bahagarike barwanye ibyo bwenge binyuze mu marushanwa y'imirwanire. Maze hari icyo abahabaye kutemeranya hagati ya retired drug dealer yabahagaritse gukoresha ibyo bwenge ndetse n'abandi bubahaga government, bubahaga amategeko ya leta, ndetse n'abandi bagerageje kwanga amategeko yarafashwe nabo n'abantu bateguye amarushanwa y'imirwanire. Maze ibibazo bitangira ubwo bitangiye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda saa 14 za nimugoroba. Boruzangi nagwa imizigo lakini Musa uransubiza imizigo yutangiye amano babiri turumva amajwi ntituramya ni bande barimo rapfa imizigo. Umwe ati nsubiza ibyanjye naguhaye cyaguma amafaranga. Nanjye nakubwiye ati Gabo umuntu wanjye azaba babiri hejuru siko nakubwiye. Wallahi wakibaru ibyanjye ati umuntu wanjye uzabimaza guhejo imizigo naguhaye imizigo. Umwe usaba amafaranga ntuma amafaranga ntuma imizigo uragira ngo twicane. Zangu ninde Bruce mu mutwe nje nakubwiye ati umuntu wanjye azaba uri muranshyushya mu mutwe wambaye imizigo simbyanza ariko umuntu wanjye azayimejo. Ariko bibaye iminsi ine imaze umuntu aguhaye iminsi umuzigo ashakaje amafaranga iminsi bayine urimo uracyama excuse Purito
sasa ngarurira ngarura amafaranga nsubiza amafaranga mahera wanjaza kugera he uzaterera amafaranga none sasa mugabo ameze nko kuyakagabo kagufi wariye naruka yanze gutanga imizigo n'amafaranga nayatanga tubye kuri aratugaruka nga hari wicaye yambaye gusa muri kaburi muri saa 10:10 twatangiye yibwe 20 ziragize cyangwa 30 yambaye agakabutura nako gashaje n'urugafuro mu mutwe yandebera yahandije yabunuje ndetse na bodaboda bamwise kana drug addicted niwayo baswe n'ibijya bwenge found myself in street life ubu ndi hano ngiye nyine muri umuhanda urumva ubuzima bwanjye buhangaha ahantu buri ijuru nukidatuye mano marayika umujyi wa Kigali ho mwabonye hangari iturwemo na Nyagasani Kagambage nawe nditsi ni drug suspect ukeka ibijya bwenge ijuru nukidatuye mano marayika cyangwa ngiturwemo na Nyagasani usanga mboni sanga ya dore wa musuri I have nowhere to live naho mfite okuba I have no family nta muryango mfite relative nasa ntabo dufitanye isano I'm a street boy ndumungo mu muhanda I'm a street gangster ndetse ndi gangster yo mu muhanda also a street fighter ikindi kandi nindwanye umuhanda but I have dreamed ariko ngira inzozi nubwo ndibyo byose my future life ngomba kurwanya n'ubuzima bwanjye bw'ahazaza ngabushyira ku murongo I want to fight for my greatness ndashaka kurwanira agaciro kanye my greatness cyangwa se ibyiza biri mu byanjye I want to fight to reach to my dreams ndashaka kurwana nkaba mu kirere ndetse ngagera ku nzozi zanjye I want to change my lifestyle ndashaka guhindura ubuzima mbayemo butaryoshye habe na gato burura was too bitter from drug consumer ndashaka kuva kuri bibi nkajya ku byiza nkahagarika gukoresha ibiyobyabwenge drug free nibohora nkaba nk'ubishyize nizanye I want to engage the war against the drug users ndashaka kwinjira muri iyi si mpanganye ndetse ndwanya abakoresha ibiyobyabwenge mu buryo bwose bushoboka drug dealers because they destroy our thinking capacity narwanya abacuruza ibiyobyabwenge bose kubera ko birimbura ubwenge bwa muntu sora nababiri maravuga amagambo y'akababaro kubera ko afite intego afite intumbero igiye gutuma ahaguruka akahaguruka aho yaricaye yarakubiswe n'inkubiswi ariko afite intumbero nziza mission iyi niyo akaniko kazi kanjye this is my mission start from now itangiye guhera nonaha umugabo ni iki ni imyanzuro umusore afashe umwanzuro ya tubera tugaruka aha kibihira big M inamugaruye ari drug dealer ari umucuzi w'ibwenge arica ararimbura arakonyora urumva nta keza na gato rakari nijoro ya barangiza ngo filime barakinira ku manywa gusa bagakinira muri sale mu nzu mu mashyamba ahantu hamwe gusa mugiye mureba twe filime zacu murakamamo VP nabasuzanya nijoro do nishima barimo baragurana umwana atanga ibiyobyabwenge nakamuha amafaranga kuba mama VP bagahita bacaho nijoro aracomokaga mu kavumo nuko avayo kibihira muri iryo joro hari umaze kugurisha ibiyobyabwenge wabigurisha ngo uyu mudamara ariko nabangurikiye ko mfite imizigo bagurisha za kokainoma kokain ubundi ngo kokain iranoma ni kokainoma utwara umugabo igasiba undi kuko bwayishyiraho yitwara nayo utwara ira ntabwo yakunomye n'ingi winoma cyangwa kibihira nta kindi cyaba yabihiye umaze gwa kokain ahita mugubanya ijosi n'abagamba bava kubwira ngo hari ibintu ugira ibibi byawe dore ngo baramuhitana yanga bikunda ira kokain arayatswe kubera ko nago bakugubanya dore umusore yakoze agatuza yakoze akaboko bari tukari kuba bandi batangiye bashwana kubona zangumiye dore kwicyuya de mu mutwe rapfa bol umwe yatanze drugs bwenge ngo bayigurishe uwabihaye ko bigurisha n'amafaranga azana ni ikibazo muzi dewa aratangira kuvuga indimi bita igikoronkoro arimo aramuvanga vangira boruza birimo iraha ay mwata kunani bandi ndimo nakira nanjye urama boro zanjye ihangana amafaranga azaze ko bavugana barakuri kwa musore twatangiranye avuga ati n'umwana w'umuhanda naho afite kuba nta muryango nana bafitanye isano nabo gusa afite inzozo kuzahindura hazaza he akarwanya ibiyobyabwenge n'ababikoresha siko deme yiswe kana batabika izina rye yaje asatira abagabo bari gushwana cyangwa kuno bafite amafaranga ko ntago mwaba ufite umwuka wo kuvuga yifashe mapfubyi muvuga ngo nta murakenye mwana buraye mu biki
Sasa simunisaidie. Ye mana mwamfashe mukama icyo kurya. Urumva nk'uyu mushenzi. Angalia uyu. Gaoreba nk'iki kigo gihangariya dizi. Angara yuyisa. De la kide turide mu bibade. Turi mu bibazo ari bavuga igikoronkoro muratwumva. De byade nuyu. Tugusimazo bya nuyu harimo na jaja wewe. Indimi ziraha. Ngo igikoronkoro ni kiba mwacyumvishe se. Tukama hasi cyatsini. Njagani. Bagwiki mwama mwamumi. Unatafuta kitu. Uko mwiza. Ndashaka ibyo. Urasaba usaba iki? Ntabwo bari mu bibazo. Bari barapfa drugs wikuza gusabiriza mu bantu nk'aba. Umuntu ari kwigana turi afunguri. Tugufungurira itumbo ni wazi. Tumbo nini wewe? Bagufungurira iki? Wapi wewe? Cyangwa paro zacu zirimo. Cyangwa uyu niwe watwebo ibaze. No kurenzaho. Angalia kichwa hapo. Lala hapo, lala. Yati ndashaka icyo kurya nicyo mbasaba. Ya baramurarisha rara no kuryama. Ya bamushyira hasi. Atfunga kinywa no guceceka no gufunga umunwa nongere kuvuga. Tusaidie nini? Tugusaidie. Mimi niko mamako. Niko mamako. Ya uyu musore gukoresha ubya bwenge. Cyangwa jandike mu ngeso mbi zo kwiba no kwigira no gusahura. Yahitamo gusaba. We. Ya ariko nanone uri kagize tangira ukagira iherezo. Katurore. Tukusaidie nini? Urushiki mututse ariko buriya Kigali City tugarutse Gitega kamatembereza Kigali mu naho nandukanya n'abandi nge narababwiye ngo nkina mva muri kare kimwe njya mu yinda pana gukinira mu nzu mwishyamba turatandukanye turi muri Gitega bereke karitsiye rero ya barakoreka no manager executive manager uyu hana ari mu kazi ni kenshi. Iyi ni episode ya mbere ya collection ya Kigali Knockout. Mwarebye ibyo mwarebye ni ibindi irakosotse byo iranateguye. Abana ngo filime ngigenda yifata muzahongera ugaye tugaruka ha. Ya uraho ngaho uricaye burari bwirimiramena score iramenamo uraho ngaho utegereje iki ngwino tukwamamarize iyo menya nicyo kunywa kiryoshye. Ya byabibabaje cyane utarahamagara ya nimero ni muyizi kwanza icyamamare muzi nimero zacyo 0789 hamagara uzo wamamaze muri filime ngizi nziza. Ya garuka ha basezerana arasinywa hano turore tabako ziramenamo ngo tusha yambabaza mwebwe mutamamaga uretse gato wait kongara bayabwiye ngo bategereje. Ya boss they are coming. Boss abo twe tugereje baje bohereza imbere send in. You go. Mushobora kugenda you can go. Ya araje bisa nkaho bari bafitanye gahunda na boss na manager. Hi muraho. What about our competition? Amarushanwa bimeze bite? Masho arts analyze abagabo bashinzwe kwanaliza cyangwa se kuvuga no gusesengura ibijyanye n'imirwanire. Uyu manager marabaza ko bimeze bari muramusobanurira ibijyanye n'amarushanwa ategurwa. Impamvu babishe umwe ni mashi umwe n'umwanalizateur mu bijyanye n'imirwanire undi uri umutoza trainer masho arts mitoza. Babwira manager no gushora amafaranga. Then what is going to be the next step? None intambwe kurikira cyangwa se indi kindi cyiciro tugiye gukora cyambere nanabyumvishe ndashaka biba perfect glitter biza kurushaho. Do you have all equipments? Yes. Ibikoresho byose murabifite? Yego. The players so that they are going to compete very well. Mufite aba competitor cyangwa se bashobora guhangana kandi bagahangana neza. Kugira ngo batuze kumubwira ko babafite nabo batarabona baraza bareba katurare barabafite cyangwa tugaruka hanga hano harura hano bakora ibintu by'amadirishya mu Rwanda none babistoka bakabigurisha amadirishya yawo kaziyo inzugi zawo kaziyo. Ya twinje Gatsata tuvuye Gitega twageze Gatsata iwabo baroki nabande nabasiniya hejuru yo. Ya twagezeyo Hasini rokari hehe this asante. Ya turore. Then now we are going to start inviting them mutajya mutubire izo ndwanyi rero so that they can know where and when the competition is going to take place. Hanyuma mubabwira hano ni ryari ni hehe amarushanwa azabera. Your phone so that they can see the messages that is going to invite them. Ndakeka kubwo mwere mwareba amanimero zabo mu cyangwa mukaboneza message hanyuma mukabatumira mukababwira. Ya nta kintu cyaba yatangira kubandikira ku nimero ureze message urese amubwire ko nicyo gihe cyo kwitegura amarushanwa barakwereka tunungu hehe
Bugesera ariho yibereye mu Bugesera. Nababwenda batembereza. Niyo birambabaza warangiza ugatigiye kuri filime ntunayamamazeho. Sha ukajya kuri za filime umva batanatembera bakinira mu nzu gusa cyangwa mu cyumba. Indi ugasanga bakire muri sale bakoreramo inama. Indi ugasanga bagiye mu ishyamba ahantu h'uburu zaje na za Kigali. Niyo bagiheryo ugerageza ajyamera neza. Uba yagerageje niba nawe. Ariko nabyo naga ari mera neza sha. Byose bagiye kumera neza cyangwa bagiye kuguma ahantu hamwe. Uje mutembera. Si turi kuri Turungu aha ari Bugesera. Yabona umwengu bigwe n'iki kari Bugesera. Ibi byondo bita karisalite. Ubona atari rya Bugesera. Yeah. Turungu Bugesera. Fitibitse reba n'umuntu Bugesera ukuntu ameze n'umugesera. Numubona uramenyo nta borosha ari mu cyaro. Sasi korogati ziraheza araseka kibona message ati korogati ndayigura. Ndaborosa. Sike umunsi ndasirimuka ndagiye Kigali no mu rwabagaga. N'uwabihaye bisobanukiwe nawe ngwino ture bisobanukirwe. Yeah. Tuvuye kuri Turungu batugarura hano. Raka ngo yaruvuye muri alimentation bombere ndombe we ari Kigali muri Kicukiro mu karere ka Kicukiro ni mu murwa Kigali we bombere ndombe ari Kicukiro nkongeza alimentation aturuka mu amakeke amagato umunsi ndabazengurutsa Kigali ndetse n'intara zigize umujyi wa Kigali n'intara zigize igihugu cy'u Rwanda uko arenye kongeraho umujyi wa Kigali nyine yani tuvuye Kicukiro tugaruke kuri Karimu ari ahantu hakize Kagarama nako ari Nyarutarama we Nyarutarama baho baratarama bakagarama do aragara yewe nguwo yewe gatata we yataramye ari kureba show narangiza mu gateta nguyu arimo areba kaga filime nafashemo muri 2020 ntagomba besha covid iri kuza nguyu iyo filime ni bugiye niginde bakita eshatu Rise Rowa Vivoti arangije umva message ariko nta butumwa numvishe arimo ararya kirida ibyo yarabihaze sike hari kagenya Rutarama abaho baratarama batahariye arangiza mu gateta message yego rata noreba araka reka nongere ntarameje ngakaguroko kande sike daraka ari Nyarutarama dore cya gihinde bakise eshatu nagisobanuye garukanga none baraje niba none bavuze ko baje ka utangire twitegure tegure asset ibikoresho stage aho bari burwanyire poko watumiye even maybe you have to prepare yourself. Mushobora no kugenda kandi namwe mukitegura ubwanyu. Ready for the next competition. Bone mugategura neza n'ahantu bigomba kubera. Mwakoze cyane. Wakoze nawe. Baramushimira thank you welcome. Ubucincho ngize bakivuga. Nice to meet you byari biza guhura namwe. Ati nice to meet you too natwe byari byiza. Cyacu tuvuye haya tugarukana mumaze kubona uduce tunga erega urumva nta mamoto mubonamo nta modoka muzungu kose mwabonye bakabaheza mu nzu namwe mukemera binarandya basanga arimo n'ikisansiye we none rero n'umushango ari mu docteur wahejeje mu cyumba kimwe arimo areba filime mu cyumba kimwe birandya tugaruka ubundi twebwe sinema nyarwanda urwego ngiye kwishyiraho ndayivana ugasanga bakinira mu cyumba sha kanze matembereze. You see what we have started. Yeah, they are now in wabonye ibyo twatangiye yego ubu noneho rero ubu we are going to prepare the next. Bagiye gutegura ikindi cyiciro gikurikira cy'imirwanire. The competition is done well. Yeah, now it is your time. Ubu nawe ni gihe cyawe. Prepare all the step. Ugategura ibikurikira ibyo bakenera kubifashisha so that we can do it very well. Kandi ikindi ugomba kubikora ukabikora neza. Yeah, start preparing tangira utegure so that the players are going to be they can have all the needs. Ibintu byose abakinnyi bari bukenere to allow them kubera ko nabibemereye ko ari byo ugomba kubaha imyambaro babaha n'ibyo bari buze guporeza nyine ndetse n'ibihembo. Tegura ibyo byose rero bose ngiye kwita mbikora right now nonaha I'm gonna do it right now ngiye kubikora nonaha secretary wa manager caho manager ari hano nawe urabibona ndabona ibintu biri tayari turore yagomba kujya mu madocument byo hanga byose murabizi byo mu rubiro byanditse ntabwo ari uvugisha umunwa gusa bidafite ahantu bibarizwa kandi ikindi babibitse neza mu kabati muri classeri bisaba ngo umanure buri classeri ibifite ikivugwaha iyi ngiyi nijyanye na martial arts competition trainer urumva advisor supervisor ndetse na players
kindi cyabaye manager amaze kureba neza ko ibintu biri kuri managinze neza yarahagurutse byanga bikunda agiye kuri mu kigo gishinzwe filime nyarwanda byo mwako nizere ko leta kakandi kari bugereho izi nizo filime igomba gushoramo zivuga ku bijyanye n'ikinwa barwanya uburyabwenge uburaya ubusinzi n'ibikorwa by'ubujura n'ibindi byo kwiba n'ibintu nk'ibyo turafunga bamwe baravuga tubimama twica street bamwe bavuga gasanga umuntu arangiritse aha turi ni hehe ngo ni ku cyamitsinge reka da turi Nyamirambo mujye mumenya agace musirimuke turatwandika turepeta studio tukoramo nabyo guhagara abandi dukomokaho Rore bifutuzifatangara ubuguso mu cyarugendo byo bihoraho ibaza iyi ni episode ya mbere buryo iryoshyemo uribaza kabiri gatatu kane mezite ducijira umutekano aruzamuka ngo kugera ngaha yambaye n'agapfukamunwa ni Sharifu iryo zina rye yambuka umuhanda arabanza akareba hirya akareba hino muri zebra crossing ijuru nukidatuye mana marayika cyangwa giturwe gasanga barakwaje urimo nareba iyi filime ni nyarwanda harya yitwa ngo iki iyi bayita Kigali Knockout harimo Kigali nubura ni nibagirwa ati ndimo ndareba Kigali tumenya ko ushatse kuvuga ngo Kigali Knockout wambaje ngo yari kuri metero nzova namwe barya ngo ya filime irimo bakinira mu ishyamba gusa bayita ngo iki narasetse ngo harya ngo ni metero ngo ibindi simbyibuka ngo bayikina mu ishyamba ngo nicyo nibuka gusa ngo nahandi bajya isheni karangira itabaza wese inzovu igeze iba metero yatoje neza numva ibintu ntibihura ndavuga ati warasaze ntuzi ibyo uvuga ndigendera fungwa amunara foye duhangana ni nyinshi tugurore iri hano ngendi gavana yewe gatatu bagikuruba pasa ngo yamuhaye yagurishije n'amafaranga yamuhaye bagikuruba pasa nyijuru ibyo bita madawa na ganja cocaine gusa nibiyobyabwenge niba kugira ngo ikintu cy'obyabwenge cy'obyubwenge uwayobejwe ubwenge ntabwo afite ameze ngo dore yewe gatatu kunacuruza yewe gataca we yewe we buriya yaguze yanagurishije yabirenze turi kuri 70 naho nimuhabona kore za kamera kandi nakoze zitagize ngo zicunge California kwa bande kwa babo mu marina rakidumbe ababo rero ni babayayoyomye njamamanu ku muhanda w'amabuye buza amamanukanye navuza amano wajya ndi mu bukwe kuko mamizi ko ndi bugonge kinashira amahoni ngayo mu bukwe kurore hano hari abahungu bacuruza capati nyaboneka mujye niba mwafashe iki mujye kwandika uko ejo ndari cyo nari ingonze ariko ngo boss ndi wandebaga ntugase we ngiye imodoka na yakureba nta sha turore yewe dore gatatu muri kubagurisha amukubita pisa bakabaguranye gusa ibiyobyabwenge nyizere ko government anga rwose reba tuba twayeje gukora ibyo dushoboye tubarabure tubereke icyo mujye tubona turihagurukira leta rwose murebe aka kantu nge nakabona yewe peace kagira ngo aramusuje dudu byarangiye baguze banagurishije bimiraha nuko bikorwa ndetse umusanzu turawusabye rwose umusanzu turawusabye uriya mudamu buri amunagiye mu gashakoshi amwohereje udufaranga kuri sinyari nge numiwe we bimiraha nuko bacuruza dorebe peace mani kugira ngo aramusuje aya masegonda batindana aya ngaya babaguze ujye utufata bimiraha reba kamera hejuru yabo mister hano hantu hatari za pari barakwereka twageze hehe Nyamirambo uri umubyeyi waratwakiriye kuba imbogo iki ibyo muvuga nabyo nzi igi kofi niga bareke ndetse di Chris ndamushimira cyane ushimire mama wa Angelique umubwira ati ejo nzaza kugura imbuto ku ngoma nziza bayashoyemo ndabizi ngo nawe isoke nakabatagize birimiraha kuri nge gufunga musa foye duha hana ni sawa egera nyinshi ngabo zumbwira iki ngendi gavana dogi ini kapi je numiwe ndakurahiye ngabo kazi bagakoze bagurishije ubutumiliyoni baradufite hariya cocaine irahenda nabanwe nagomba henda mbabwira ngo mumenye irahenda koko uko niko twinjira nabyo guhagara nisanze umutwe wa Kigali musa bakira umutwe wa Kigali birazwa ni Nyamirambo none dore tuvuye rero tugaruke hano mama we arabashe
wibuke hari amarushanwa yo kurwanya kugira ngo abarubyiruko ruve mu biyobyabwenge. Hari abari bigometse nababwiye banze kugendera ku mabwiriza ngo bajye muri abo marushanwa barigomeka, leta irahagurukira. Ngabo rero abo nibo hari ubaturutse imbere. Kagambage we n'umwe mu bagize bate mu bigometse. Ngabo Kagambage uwo turiye imageragere erega mujye mwemera filime twe tuba twashoyemo ya Max n'umwe mu bakinnyi. Ndombere ndombe nawe n'umuribwe n'uwo. Dore imigano iyi nkoni iraryana barayigukubita ukagira ngo ni ferabet ukubiswe. Uraho ngo bonye filime zaho ngo bakango ya mu mazi nayo haratikura. Birambabaza cyane bitabona izo banyarwanda mu byondo mu mazi mu isayo. None kugira umenye kakomeye kari akagura kanagiye imisundwe nta kimutwara. Raka Karundi mani deya mu misundwe mu mazi ya dore amaso yabaye umuhondo. Baratangira Ngabo Maxi Kagambage arakwepa kwinyuma vuba biti masho ati Ngabo dore filime waka Ngabo vuba birihuse yewe rekura dore viwe akadore kick yewe katata we achasha yewe katata we bararwanye bose mu isayo bibirarangira umuntu abanyerera hano wagira ngo isayo rinyerera nk'amavuta namufata nafatika kanyerera gipfunsi ramudoma uretse we babyanze hano nukurwana nk'uyahura. Ngabo erikave ntatombora ya Ngabo wibuka ibi byose barimo abangaba na agatsiko kamwe k'abantu bamwe kigometse. Iyi barimo n'imyitozo yo kugira ngo bazahangane na leta amarushanwa yateguye. Ngabo bizabahira cyangwa byanumva ngo no hangana na leta reka tureka bazabikora ngo bizabahira byanga bikunda abangaba droge ziracyabarimo. Niyo mpamvu batumva ngo imyitozo yewe gasawe uziko nirumye we ayi ramuteru yaramudunda yewe achasha uretse Ngabo yapu giti yaramu yapu yewega mwana racanga igitaga canga imigeri uziko nziko micanzi giti yachi yapu numva imigeri we ari turuna tori buye yakukubita rababara yewe uziko udatanze horeme wapfa. Ngabo yari nyitozo niyo mpamvu bababarirana. Ngabo barahinduranya hariya tore uretse we ya yewega tore yapu Kagambage aradoda aranatamika gasore kazamuka yewe tore mavi achasha fata yewe yapu yewe rimwe yewe gazacha we siko ubugabo subutumbi we hayi yewe gazacha we raka harusha uruwe ryara yewe gata dore urumukibo byo rwamukoze yewe hasige babiri sasa ninje nabandi batsinzwe bakuyemo karuguru raka dembe ebyiri turore umwe ni Max undi ni Kagambage turore Ngabo irwanyi yapu double kick ramuha urebesha haguruka Kagambage ari umugome ure akubita hari impyiko gusa urebe kanya arareba ahantu hari imyijima urebe mundanye abantu hari timisi ibireje umutima gato Ngabo giti acha byari yebeka mu matwi Ngabo yewe wagira ngo ifilime ni Thailand we uzi kutamenya kari nyarwanda ibimizi muri Thailand ogo baka na wa mukuru bahangana yewe gazatsa we bichi yewe bakanu Max baramudomye yewe baramuha uretse we
Uratse uziko yabaye umuyaga iki yebe dore isura ukuntu zabaye ntabwo buzarwanya shawe uziko noneho kubera ibipfunsi n'imigeri baragiye baruma barangije basekaga baraseka ndetse bitozaga bakinaga bwabo bari imyitozo uziko rero iyi ni kabiri aruri hano mu biki ari mu biki bari mu bisheke bine ibigori baramuhamagara nimumbe ariko nta kimutwaye ibyo byinshi cyasi ikintu do harakonje ariko nta cyo bimutwaye turi Musanze ni muzi ubukonje bwo mu Ruhengeri abo do kumuyitaba do amazina yake bayitaka kavaki amazina yitwaga kandi nimugoroba ariko wagira ngo arabyutse turi miraha do okay wagira ngo arimo aranukirwa dororeba akakongera amafaranga uwo kongera inote gusa ndebera kushahura umugisi ikintu ashaka ko duhindura umukino wagira ngo arimo arya ibintu arimo arashinyiriza filime iraha muri government ndebera amarushanwa noneho yangera akazi aya marushanwa ashaka kujya marakaza ariko ndebera ndo wagira ngo arya ibintu bishari arimo arashinyiriza cyangwa umuti ararwara kurya umuti umururira filime iraha urumugisi ikintu mwabantu mwe ubu ngubu ngiye nta mikino Jenny timu yanjye noneho kujya umenye Karenze yateguye irushanwa ariko nawe nyiri ubwite rya mushariri arimo arabivuga ni sesemi filime irakwera ibiyobyabwenge afata rwara murenze amafaranga atubutse ngo kandi ngo agomba kwivanamo amafaranga atubutse iryo rushanwa yateguye ry'imirwanire nuko ubu tuvugana nuko nari mvuye mu myitozo biravuye mu myitozo ari mu mbeho mbisha ngo murwara ngo imisonga n'ibikibe ntacyo mubwira umwanya ngo urumva gikiza cyane ngo ni ruvura mu nda nibyo basubiza nicyo cyitwazo bitwaza ariko bakibagira ko rwangiza ubwonko kagambage inzoga itabi kokayine ibintu ko ari bitatu indaya bibagiwe kugishyiraho kwisanisha ngo kurwanya ibi byose ubundi biyobyabwenge babirwanya gute sinzi ubundi n'ikintu bari baramaye bari barashizemo uruhiriko mu mutwe njyewe nyumvira ngo bamushizemo uruhiriko mu mutwe ngo yibagirwa ngo hari n'umuntu amubwiye ngo agenda nuko ubukozo we akiri kuri kumwe nabo numvira urwo n'urumogi ubu ngubu nabyo gukorera leta ubu ngubu njyewe baze ntashaka gukora leta yavanga gukora leta ngo turwanye ibiyobyabwenge ngo reka rimara bihakana gusa ni byiza rebera ntegamiye kuri leta ngiye ngomba gukora ibyanjye ntegamiye kuri leta ubwanwa ni nk'ubwo bwanwa bw'isokuru muri inkundi inkuko zaza arako ibifite uhorana kisake kahora gahagaze agaragaza ko ari ruhaya nyine ari ingabo uwo arimo aradiringa diruze gahunda agiye gukora zinyuranye n'iza leta bivuga ngo ibyangombwa zitegamiye kuri leta ubu ngubu si gahunda iriho urore kusana amoko y'intuno yose y'ibiyobyabwenge muri iki gihugu yaba opium yabibabaje cyane ubaye uri mageragere uri wawa uri n'ahandi hose uzagikonahe hose barafungiye ibiyobyabwenge ukavayo ukaba utarabonye ingaruka zabyo jya gufata umwanya witekerezeho unarebe n'ibi tubaha rebera umugabo ukuntu yabaye reba turabimena hano nta mikino yumvira uvuga yikanira urwo nirwo ruba rumubwira ati niko bavuga niyo mvugo nziza iriho kabisa rebera igiciro cy'amafaranga sindakimenya ariko ndacyari muri dovi n'ubundi byose ibiyobyabwenge bigomba kurara bigeze mu gihugu aracyadiringa ibiyobyabwenge aracyabicuruza kagambage ubundi bizaguma muri amarushanwa yacu bagira ngo n'ubundi nta marushanwa kiba kandi gahunda arimo arifashisha yikoresha ibintu by'amarushanwa yo kurwanya ibiyobyabwenge ariko arimo arabicuruza n'ubundi ntacyo bimaze ngo ni ukujya akoresha yigira nk'aho arimo arafasha leta mu kurwanya amarushanwa y'ibiyobyabwenge ariko akora ku giti cye ariko none abicuruza muri make icyo ashatse gukora ni ukugira ngo yereke leta ko atari gukorana nayo ariko nawe arigiye gukora ku giti cye arwanya ibiyobyabwenge ariko ari uburyo bwo kugira ngo abicuruze yazanye ubwenge bundi ngo ni uburyarya tugaruke kuri abo ibiyobyabwenge ubusinzi uburaya ni ibintu bibi bitatu bidatana ukoresha ibiyobyabwenge usanga ari indaya usanga ari umusinzi tubiye kuri tugaruka aha
hano ibi arimo byarimo arakora wa supervisor we ari busy ashaka kugira icyo amubaza. Baza tugusubize dukoresha HR sava turakoresha ye use ID question ndangamuntu cyangwa se password bazona amakuru yuzuye yizewe. Ikindi cyabaye igita icyo cyose ngerageza uko nshoboye kose hari ibintu bitagenda neza biba kandi ikindi aza kugerageza cyane ariko nanone nakoze uko nshoboye ngerageza ndeko nabona amakuru nayo nabonye yose byanze so ari byo ashaka gusa ntari kubibona. Ariko ni hahandi reka njyane nawe ndaza guha serivisi abatoya. Turori tubera tugaruka ahangaha. Urambaje ngo ni hehe? Aho ngaho utaratembera mu hasi turi Rwamara. Wamaye ibyo kurya urasaba ibyo kurya urashimbaza iki? Urambaza iki wowe? Urashaka ariko nyamuneka do munda ndimo ndahena urumva nana. Uragira utse byo bimehureye nanjye. Ngwino hano. Undebere nawe. Mu muhanda Rwamara hagati. Zarebe izindi filime aho bakinira. Bazatinyuke se. Bajye mu muhanda urebe. Aho ngaho. Naba amuzana hano. Ngwino hano. Turore kandi nshimira ndetse na leta iduha umusada ikadushyikira ngo dukine filime nk'izi turwanya ibiyobyabwenge dukinira hose ntaho duhezwa. Turabashimira cyane ku musanzu mutanga. Nataka chakula. Ndashaka cyo kurya inzara irangije. Iki? Nukuri inzara irangije. Mwama ibyo kurya. Wewe wasaba no kuvuga byana munani. Chore kagamba kora ibyo bitwara do. Nibura ibyo kurya. Dore mushinya ibyo byabwenge. Ariko uyu mushenji. Ubundi we nago namukora amabure harya we nago wavamo kokayine. Urebe ataye kumubaramo ko yava amabure filmira. Nakurahi. Chakula. Nukuri inzara irangije. Sasa uyu remera sabye kurya undi akamubonamo ko yavamo kokayine. Filmira. Turore. Chakula. Imisatsi yo. We kuvuga byanze ko urumugisi ikintu mw'abantu mwe. Bakwitande yitwa kan bugufi vuga izina rya uciye bugufi cakabogi uruhe uturuka hehe yayo coming from komokahe mukahe kumba kuba kitanzi Zinyarumba ya muryanzi muri wowe ariko kongera kumva ko byashobora kuba yavamo boro tu. Unataka chakula? Urashaka ibyo kurya? Kuri ibiryo nshaka ibiryo. Ariko sha. Tuvuye hariya tugaruka aha. Raka. Manywa yihangushehe nguwo. Makanzuye. Dore amakaretse yimenamo. Biravuga uvuye mbe gutera idawa harya ngo ni iswara. Mbe gutera iswara. Avuye gusari nabyo guhangara dore karitse dore amaveni nita amaveni ni hano ugera hano mu nzira agenda aho yaguyeho yahwereye dore ku mutsi ujyana amaraso tayari amaraso ntagenda kumviriza neza ariko subu yaba yapfuye cyangwa ni lenge cyangwa usasa ntago babizera naho banza muzi subu yaba yapfuye cyangwa ni lenge nukubeshya reka ngo cakaza ibindi turabireba nyuma niburi na muzima ntago hano muri Kigali urigagaza uzi ko wagagariraho filmira we umugabo uzi ko ashobora kuba yagiye we bikurura debera tangira kumucakaza no mu byari yarebayo hajyamo uzi ko ushobora kuba yaciyeho we ndabona binabe byamanutse byo Ramusoni ko yitwa abaye sono muri biku umugabo kaganuza kibihira yanize nijoro uyu musore yamunize yamutano yitwa Ramuso ngore kuri uyu nguyu Kagamba ajya marasabwa ibyo kurya arimo arabisabwa na kana Kagamba ajya buzi ese murya ubwo wasa ibyo kurya ameze nk'uwamurya birimira fita gukuru ngwino hano wowe kwanza ngwino hano nta kintu cyabaye ndarasabye ibyo kurya dore ko bamujyanye wamaye ibyo mwanipatiye yakura wana toka mwenda haraka cyo ni Giswahili mvuze
aramubangatanya Nisaidie bana. Saidia. arasaba ibyo kurya ati bamusaidire. Saidia nini? Musaidire iki? Ngufasha ngufasha nguha iki? Mimi njaa. Ya kwiruka uragahera garukana. Ngwino hano. Utasu ndeberi. Mama ibiryo mwamfashije. Njaa. Njani. Mimi njani. Nisaidie. Mwamfashije. Nisaidie. Mwamfashije. Tugaruke hano. Dore Big M tuzi nkande nka kibihira. Yahitanye umusore ramuso. Dore ubwanwa ndakurahiye. Urinde ubundi. Urinde ubwanwa afite. Yagurikesha nta soni ugira. Nta soni ugira. Ningewe utagira isoni ze njye Gasobuja ngo nta soni agira sha. Ni gute utinyuka wigeze ubona rutugu rukura sumbisho surabwira sobuja ngo nta soni. Databuje se ndamuzi. Mbonye ibintu ntazi bimamagara. Nyumvira. Ndashaka boro zanjye. Izo ushaka. Ze boro ushaka. Boro ziri gushaka. Ndashaka boro zanjye. Zimeze gute? Zimeze zigira uko zivuga ko zisa nuko zimeze. Zivuga mu magambo arambuye. Zivuga ubundi boro ni ibiki ntazi nabigira. Zivuga mu magambo arambuye. Ye experinge we. Ibyo naguye ntabwo byibuka. Muze kuvuga birakunaniye. Bivuge nyibyo wampaye ni ibiki. Magambo arambuye. Metero utarangije desimetero bakashira irya milimetero washiraho umubare bakacica kuko ntago wavuze niba ari ingero cyangwa ari iki. Muze kuvuga birakunaniye. Bivuge mani uko mu magambo arambuye. Izima aribwo murabyumvishe. Ndashaka kaino mayai zanjye. Ya. Kokayinoma. Ni diro zo kuvugira ku. Ibyo naga aribyo twaganirira hano kuri telefone. Abashaka kuzaneza bakatima. Abakatsi ngubwo ntahasa ngo ntago nzabakatsi abakatsi niba abandi bari kwita leta ngo nibo bita abakatsi. Nibo babakakana. Izo ni boro zo kuvugira kuri telefone cyangwa kuza tugarura tukadiringa nkagwe tukavuga. Okay. Sawa. Ngo wemeje ikisi. Ho! Yamubwiye ibyo yemeje. Mubwire. Mva mubwire. Ikindi cya kabiri ukuntu gahunda zimeze. Dore ubwanwa bwarasumbanye ukamenya ko umugabo na braga afite muzeyi. Genza gake. Yanakurya yaguheza akakumutsa ukuma kwicwa n'umwuma. Nimba utazi kumbi 300. Sasa amuciye amafaranga kuri boroze. Filime raha. Amuciye $300. Ma 300 by'amanyarwanda. Murabyumva neza? Giye kutebye urimo urabyumva neza. Cyangwa nawe ufite. Urayafite cyangwa kandi ni kuri boroze unebere. Abagabo ziraho. Kandi ndaje tuborane. Reka nze tubonane we ntabwo numva ibyo kirimo uvuga. Ndataye ibintu by'amasaha n'inkweto zihenze. Utazi ubinzanye imbere yawe. Kandi ndaje tuborane. Ugeze wese. Ya. Ubwanwa nk'ubwo abahinde ndakanyagwa nibo bagira ubwenye ubwanwa burengaho. Umaze kubimenya. Garuka ngaha. Nibi nabyo muvugeho y'uburaya naga ari sawa. Aha nuko ntacyo mfite naguhemba. Noneho pastor ubu ngubu uzongera kujya muhuza ko reka ngiye no kumureka. Ibaze umugore wa pastor asigashe inyuma pasteri. Mukwame. Uri miraha. Ngabirangira. Ndumva ari sore ziraha. Reba umwana n'umuyufu ni urumva ni umuteenager ariko kwera drugs afata. Urahoze mujyana. Dukomezanye wowe mwihorera. Pastor jumureka gusenya ingo z'abandi niyo gahunda. Mama tugomba kubirwanya wowe nanjye namwe mwese mubireba mufashe turwanye ibibyabwenge twivuye inyuma please. N'ubundi mbona atanshimisha abayibaze kazina n'ugabanyitaye. Nta nubwo gwake. Wapi? Kera zindekere ngiye kujya wake. Ewana wishime cyane. Mano tuntu tw'utugift surprise. Mwana we kudakora ukuraho amafaranga n'ukwiba nyine. Wishimye. Cyari umwana ngo azagiye kujyatanga gift n'amakeya. Kabisa. Kubera iyo byabwenge yumva binguzanya ngutuntu tw'utugift sasa ikintu kibashuka. Kibi cyabwenge wumva ko ufite za miliyoni nta n'igiceri cy'ijana ufite. Uvuga ati apuri wifite ndayimucapura. Nta gutekereza ku ingaruka zaza. Uri byabwenge. Pastor murenge babwarayobye ntubyumva se. Urabona ndi umwana wo gutinya pastor koko. Aha. Umwana ugase pastor n'umutinya. Agira amahoro. Iyo byabwenge ntago natinya pastor. Nubwo azi ko niyatavuga yamukubitisha inkuba. Yasoma Bibiliya. Abandika murambika y'ikiganza. Mureke namenye nzaca zabimenya gute se. Zabimenya amakuru aragenda. Umugore apose ko yabonye pastor asenga imyuka ikavuga. Akavuga yagizemo nubwo urwana kwera ganja. Aravuga ati reka shaka kuri widimba nafashe.
wagigira urumva yajya avuga ijambo urumva nanjye ngasoma kuri fuke amba zanjye si wanditseho karori niko nanditseho karori mu cyaro Imvira disi ashobora rero nanone kureba akabona mudamu arimo arandika ba karori mu cyaro nta nabuzi n'abato ukabiri ubona ukabyiye mada karori nuwahe ko nzi ko tutoroye mu cyaro byagenze bite nubwo ajya mbona hano cyane inza yagiye ku kazi arakurikirana cyane na telefone y'isoni niba ashaka kumenya inza wa pasiteri niwe wabimenya tuzategereze turebe gusa ikizaba nzakirengera mwana araha ikibazo ubwo ngubwo nyine kizaba uzakirengere nzaba ndebe Ramuso tugari kuri Ramuso bamugagaje wibuke kibihira niwe muhitanye nijoro barimo ramucakaza muzigo zanwe leta muzigo muzane muzigo cyangwa se imari iri hehe barimo arabwira umupfu nta mupfu uvuga batiye muzigo Ramuso muzigo rebe kibi cy'imari bya bure n'ibyo byebwenge amaganja n'ibiki byose n'amakokaine aho kubazwa n'umurambo wapfuye abajwe n'umuzigo undebere filimi raha nakiri cyaba ntihambwe itaye ko wapfuye aho gahito imari rabuze we imari halo yewe mungu nsanze umusore muhungu uzaza urabwa ngo n'umuhungu wumve wagira ngo abandi filimi raha bamutegeye mu kayira ewani ndabona bisa nkaho byarangiye bamugagaje byarangiye ushobora kuba wangambaniye ahubwo wowe muvani we twadiringanye diru ushobora kuba wacinye umukangambanira ugatwara imizigo bane bro ntabwo ndi kubyumva habe na gato ku buryo umusore wari bwame umuzigo musanze mu kayira siyanizwe nta maraso afite nta bikomere na kimwe afite bashobora kuba bamuteye doze kabisa nyinshi unshinge tukandikwa na nano batoboye uruhu niba hasubiranye no kano kanya bro ndagushaka wowe shaka ahantu twahurira kuko ntago ndi kubyumva habe na gato uwo nawe ni umudira mugenzi we bakorana kano kanya mbabarira rero duhure tumeze neza tugare kuri kagamba cye afite kana arimo arasaba ibyo kurya nyamara afite inzozi nziza zo kurwanya abakoresha ibiyobyabwenge ndetse nawe akarwanira ahazaza he akivana ku muhanda halo urambwira ibiki ayo makuru ni yose nta kindi cyabaye kagamba agiye baramubwira bamubwira ngo Max yishwe aravuga ati ayo makuru niyo Max niyandwanye barwanye bagasigara bonyine mu mazi turi hehe Max saba nk'umuntu uza kagamba ajya ngo Max yapfuye bamuginga urimo arasaba ibiryo Puti twanye ingenzi yanjye yapfuye we turakunarira atarugondi ihene kanza zabaye rugondi inka basigaye bazikubita inka yewe bingokora yewe ngokora yewe gatatu umushinya Max yapfuye yewe aranakubita yewe gatatu ba nk'umusozi abura amahwemo siwe nawe rundi ngokora kandi ukita ahantu habi muri articulation gusa munako muri colonne vertebrale tirigongo we yewe gatatu umva icyo kintu wumva aho karugo tiku kugira ngo wasekwe munsi kuri tarimo ikintu sha yewe mugatuza kwitaba amavi hano musabiriza mucike kuri ingeso gusubiriza sisaba murabona icyo bibyara ya uri murasabiriza uri murakubitwa ye nakeza ko gusabiriza munabyo mubicikeho yarangije yaraterura kubita yewe gadata haraku kabuno hari icyo bita korodibas bari inyuma kubise nabe kabuno hasi bavuga ngo wakubise kabuno hasi imitsi iracika byanya byanacika yewe gadata ntakirumbisha ariko yewe ga arimo arakubitwa nyamaraje gusaba icyo kurya ndetse gato no mu mbavu aradoma nzongera usabirize yewe ga yewe yaragiye aradondadonda arakandagira ikibuno sha arangije afata umutwe n'ijosi mugongo eti yangu muze musa kuri ngewe ntukanzane imikino mani aca weye suhuza iki ese ni imirwano mani we buri gihe ko duhetse duserera mu muzigo nsanze Johnson yapfuye imizigo ntayafite kayira kandi ushobora kuba ari kandi niwe twadirize byo kushaka ko ari waciye inyuma bane kirabugambana gira gutya oye zamara ko manze gusa kandi kutayiza sasa nawe nibizera undebere filimi raha uretse gacakaza wasanga ifite bari kunyigira hino ryarya sha uyu mwari n'iryamirize turabazi urangije urabona naryamye ko nkanuye ntabwo ndi kukubeshya bro nukuri peti ibyanjye byose ndabishaka hano nga aka kanya gana kide muzu
de muzude ku muntu de bamwe mani njye nageze ku muntu nta muziga afite yarapfuye icyo ni igikorokoro ndakizi ngiye byose ubizane hano ariko yewe ibyanjye mbibone sibyo ntago nahaye boro umuntu neza ngambane ngapfe inji abo bose baranegereje ziravuga ngo uzabakire banegereje ngo tujyane batazana imari we none umuntu danakide umuntu de muzu none ngende nzura umuntu ngewe urashaka umuntu wapfuye muzure mugarura ubuzima nge ni Yezu cyangwa ari Muhammad wavanye inyanja mu kiganza cye cyangwa Yezu wagenze hejuru amaze akanazura Lazaro danakide nego de blood ni mani nuza no braga kandi icyo ni igikorokoro nuza no braga ngewe byirabere urambona umuntu bamurangije acha sikiriza ubundi warambwiye ngo weli yako nongera kujya dishura nkoma ariko ubu ngubu nanjye nagukoma uciza arambwiye ngo nibigenda nabinguza nkoma nanjye ubu none nagukomanganya mbane dukoresha iperereza mani niwe wangambane none reka dukoresha iperereza dukoresha iperereza njyewe sinjye njya muri leta ibintu bya leta njye myanga gusa abanyabyaha biruka nta n'iki by'urukankanyije njyewe urabizi akazi kandi bishobora kuguhama akazi kanjye urakazi ntabwo nyamure leta ubwo biraguhama tu biraguhama icyaha kiragukomanga kini kubwira abaturage njye nawe turashaka imizigo njye neza aba boss banki bameze amafaranga danakide umuntu ndetse kuki tujya mu baturage sasa ngo leta n'abaturage sasa ganja si ikintu leta atajya kubita abasivile ndakuriye kuri birango yo kucisha ko tujya mu baturage ubwo ni leta avuga ntibahigemo igendera mu bukayi deni wode wa murangi denagode wa nimwe mwamurangije njyewe ntago mbizi byo simbishaka nshaka ganja nshaka imari twumvikane bamurangije kare twumvikane niba bamurangije let us cooperate if they kill him it's done niba bamwishe bamurangije yange umusanganye boro urazigurishije mpereza staff zanjye ubundi cyangwa se umwe niba wanaziriye wanazigurishe mmenye mbibutsa kuvuga ibi wati twanze ubyabwenge sawa reka none tujye gukora iki investigation tubara tugarukana ukuri kibihira urukara umpost bavuganaga amwaka ibyo ndati unzanire $300 uhibyawe ibite byawe kibihira bite byawe ni byiza boss hako kibi urumva isiri umva amagambo hano ngabo nkanye ntari seri ni gute ubona umugabo nkanye ufite ubwanwa busumbana ntari serious n'amasunzu ku misaya maboro zanjye eza boro zanjye zanira cocaine mu yanjye ihembye arihembye nyine none ko naguhamagaye kuri telefone ukakunyitaba bikaba bibaye ngombwa ko niyizira hano bose imanukiye kuri field kuri tele iki se ahantu nsanga okay pereza boro zanjye cocaine zanjye ndazishaka akujya n'ikiri kumbaza ariko ibyo mbaza ni ibiki sasa tugiye kumugira umusazi urebe ubyimba akoze boss uko nta soni ugira aho nagukoye n'uwazi uzabona kuvanye sasa zangiye kunyuzana inyuro boss ku muntu ureba gutya umenyera uramuzi uzi umuntu umenyera umumenyera uramuzi sasa abakozi bana kwihinduka bakaguhitana da urebe zanjye rero yema boss atangiye kujyamo n'ugwa ma boss zanjye reba mama cocaine mazanjye reba hirya ako baninde bakubwiye ko twebwe abana bikamembe kari umuntu w'iduka mwana wa ikamembe nawe bakanga bezi kari uturuka kubera ko ninjye wakuzanye ndabizi kari uturuka bibinsubiramo sibyo none nimba waranzanye urashaka kuza untegeka uko ushaka ariko ni gute sasa boss none urusizi arasuza abanyarusizi bose firimira aka umva wishate ngo ukunkoresha nakanone nakibihira nawe za kamembe yo za rusizi nzabayipanze uko bangana boro nzaguhitana nzaguhitisha uza bapanze kunyica ukuntu bangana panze ukuntu bangana hano hanze uza abantu b'inyamasheke bangambaniye ukuntu bangana bamitaniza ibyo byababayo uziko byagenze uza abanyarusizi ibyo nari uko bangana kamembe yarabambuye irusizi arabahitana nyamasheke arambura none ndi muri Kigali uzabaze urumva n'imivumo yabo nta n'ikigira intwara urumva niba nareba nawe nzabaruga ubukozo bajye bacaho bace banuka ubuvundero ahubwo nyicyo nshaka nyongera andi mafaranga hanze twaba bibugarama bejo bundi nzabagarika iyo firimira turore rutari we namwambura muze nakurya urumva tugiye ntabyo nkeneye tuza uretse gato genza gake wongera ngahe ushaka ngongera arya ngahe avana muri leta bose byara muri yakuba umusatsi firimira ndakurahiye none akashi muri kashi kandi ndashaka $300 muri kashi ibihumbi 300 by'amanyarwanda telefone nabyo nkeneye nayo iyo mizozo ni nawe nshaka ngiye kukongera amafaranga 100 ndaguhisha nayo nyine bose byaramucanze yongera amafaranga ntabwo nayakorera ayo mafaranga nayo nayakorera kuko nawe twavuganye nawe turarangizanya ni hahandi akazi karakuna nemereza ibyanjye akazi ubwo wakanane we mpereza cocaine yanjye yakunde gashaje yakunde ganayo nguhaye na mafaranga nashaka kuyamurya nayo akayajyana na cocaine akayijyana kibirara arabishye koko ntabwo njye nakurega none urangira ute umupangu njye ninjye njye mfite gahunda panga nzaguhemukira nzaguhemukira genda bajye kugikemura jya mu buyobozi undege ko nakuriye boro bagikemure undege baze badukemurire genda undege nawe ntiyareka kuko arabizi ko cocaine yavuga ko yayimaze iki
avura izihe ndwara ayikoresha ibinini bivura iki birimo iraha. Okay sawa tegereza ukwezi nkwereke reka mukafata ukwezi ko kuguhemukira uzabure bizakubaho ko ari umwe mu byanyu by'ababosi byo kugenda mwigambi ibyo mutanashobora uraho ngaho gusaba boss niko mwabaye muratinda mu kusigura ndi gutanga imbere gusa nta n'ubwo wabikora neza ibyanjye nyamara ndaguha amahirwe ya nyuma mutsubiza ibyanjye ni nakubwiye ko nihembye hari ibindi bintu ngewe narihembye nta kintu nihembye ibyo wamaye nawe tugaruka ngaha kagamba je kuri kana yaturotse kana murahazi muri bibiri basomye dore byamubayeho aje Kigali rero yaje nabi acitse kana mugongo kintu bakubise bahondaguye nya turore filime iri hano ikintu cyabaye kagamba ajya coba mugiye inkuru mbi ngo Max yapfuye kana yasigaye aryamye hano inzara ni yose yakubiswe biraherera hehe biraba ibyuya niba amaraso nakakuka humeka nako katamujabuka yari episode 3 twarebaga njyumvaga ni ngombwa kunyumva ari Fred cyamamare Kigali Knockout niyo twarebaga Fred cyamamare mudacikwa na episode 4 hasta la vista hasta la vigo hasta munana shalom shalom. Yo this is Monster. This is Big M. Yeah, guys kabisa mukomeze mukore subscribe kuri CHI THAI RWA. Ibyo ni to supporting for That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts bro, lot of haters. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.
on Main Street.